urakomeye gahore ku ngoma urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa bigatuma ducika intege tukibagirwa ko dufite umurengezi uwo ni Yesu waremye isi n'ijuru yaravuze ati mw'isi hazabaho ibirushya niyo mpamvu tutagomba gucika intege kumvira Yesu naho yahura n'ibirushya abakomeye kuko afite umurengezi urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa turakira yavuze ko namanikwa hagati y'isi n'ijuru azirehereza amahanga yose naho mubwira batamuzi bamumenye basange Yesu abaha ubugingo urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa urakomeye mw'isi no mw'ijuru uri igikomangoma aha ibyo udukorera biraturenga natwe abana b'abantu turagushima singizwa namwe isabato yitiriwe icyiciro cy'urubyiruko nkaba narishimiye ubutumire bwanyu igihe numvaga ko mukeneye ko naza kubwiriza aha ngaha kuri iyi sabato ya gatatu
y'ukwezi ariyo sabato ya Jiro. Shimye cyane gahunda itorero rya Zindiro mufite, numvise mwitaye no kuri gahunda z'itorero ku isi zirimo ndetse n'icyumweru cyo gusenga cy'urubyiruko cyatangiye kuri tariki ya none. Ngira ngo insanganyamatsiko umuyobozi yaje kuyivuga ko ari niyemeje kugenda. Ibyigisho byose uko ari 8 duhere ku cyatambutse mu gitondo kugeza ku cyigisho cya nyuma kizaba ku isabato itaha, byose insanganyamatsiko ni imwe, ni ijyanye no kwemera gutumwa. Reka mbararikire kimwe n'abandi bizera bose, harimo abato n'abakuze. Muze rero kubizirikana, muze kujya mugikurikirana. Ni saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12, kandi nyuma amasaha 8 kikongera gucishwa kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. N'abagishaka kuri soft cyangwa se kuri za telefone zabo nabo bashobora kukibona. Ngira ngo tudatinze, nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, aho dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo mwirinde Humenayo na Fileto. Mwirinde Humenayo na Fileto. Ngira ngo ahari byaza kubagora cyane turamutse dutanze umutwe w'amagambo uteye utyo. Reka dusabe host agerageze ampe amahirwe gusharinga screen tuyisharinge. Ndabona isa naho ifunze, ariko icyo navugaga bakoze cyane. Ndabona abyemeye. Mwirinde Humenayo na Fileto. Humenayo na Fileto bari bantu ki? Turaza gusoma amagambo dusanga mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya 2 ku murongo wa 14. Nyuma tuze kwinjira muri iki cyigisho cyacu cy'uyu munsi gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo mwirinde Humenayo na Fileto. Bari abantu uko ari babiri babaye abantu bateye ikibazo mu itorero ryo mu gihe cya Pawulo. Ahari turaza kureba ko no muri iki gihe cyacu tugenda tugira abantu bameze nkabo, nubwo batakwitwa ari amazina Humenayo na Fileto, ariko ikigaragara ni uko hari abameze nka Humenayo na Fileto mu matorero yacu. Yewe n'itorero rya Zindiro naryo rishobora kuba rifite abantu bameze nka Humenayo na Fileto. Reka dusome ijambo ry'Imana ku murongo wa 14, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 2 ku murongo wa 14. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ujye uwibutsa ibyo, ubihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo, kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha abumva. 15. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. 16. Ariko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana uyazibukiye, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. 17. Kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri, bakavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. 19. Ariho twozerezaho, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Ngaya magambo twifuza kuganirana
namwe muri iyi saha ndashaka kugira ngo tuyasesengure cyane, tuyasesengure mu buryo buruseho, tuyasesengure cyane mu buryo bwimbitse. Reka Humenayo na Fileto bari bantu ki? Abo bari bateye impungenge Pawulo, ndetse bigatuma yandikira Timoteyo inshuti. Bari bantu ki? Bari bamwe mu bayobozi bari bafatanyije na Timoteyo kuyobora itorero. Igihe kiragera batangira kwigisha inyigisho z'ubuyobe. Inyigisho aba bagabo bombi bigishaga yari inyigisho ishingiye ku muzuko. Inyigisho z'ibinyoma zagiye zaduka muri iri torero, harimo n'izo natwe ubwacu tuzi zabayeho mu gihe cyacu. Sizo nyigisho Pawulo yavugaga, cyangwa se izo Humenayo na Fileto bigishaga. Ndavuga izo mu gihe cyacu. Iteka ryose uko ibihe byagiye biha ibindi, inyigisho z'ibinyoma zagiye zaduka. Humenayo na Fileto bari basanzwe bazi neza inyigisho y'ukuri ijyanye n'umuzuko, ariko igihe kiragera bafata umugambi wo kwakira izindi nyigisho, bityo nk'uko Pawulo yabivuze, izo nyigisho zabo zoretse imbaga nyamwinshi. Kimwe na Pawulo na Timoteyo, Humenayo na Fileto bemeraga umuzuko w'abapfuye igihe Yesu Kristo azaba agarutse, nk'uko nanjye namwe tubyizera ko hazabaho umuzuko Kristo nagaruka. Ndetse nk'Abadiventisi umunsi wa karindwi ntabwo twe tuvuga imizuko ibiri gusa, ahubwo dushyiramo n'umuzuko w'umwihariko, wa wundi uzaba ugizwe n'inkoramaraso, ba bandi bakoze amarorerwa, barimo ba Nero, barimo ba nyina wa Nero, Agripine mutoya, n'abandi benshi nabashe kurondora, bashinyaguriye Yesu ku musaraba, bamukubise amacumu. Bazaba bafite umuzuko wabo udasanzwe, umuzuko w'umwihariko. Bazabona Kristo aje mu bwiza bwe, nyuma bongere bapfe. Bafite akaga ko bazapfa gatatu, bo bazapfa gatatu. Igihe cyarageze rero, haduka inyigisho ivuga ko nta muzuko w'abapfuye uzabaho, ko ahubwo umuzuko wamaze kubaho. Ngira ngo iyo musesenguye neza, mu gihe cya Yesu hari udutsiko tw'abantu benshi cyane, kandi buri gatsiko kose kabaga gafite imyizerere yako. Harimo abafarisayo, harimo abazelote, harimo abasadukayo. Abasadukayo rero ntabwo bemeraga umuzuko, bityo rero Humenayo na Fileto baje kujya muri icyo gika, bajya muri izo nyigisho, bemera ko nta muzuko uzabaho, ko ahubwo umuzuko wamaze kubaho. Bavuga ko iyo umuntu yemeye Kristo gusa aba azutse, ko aba avuye mu bapfuye ageze mu bugingo. Reka mbabwire ko iyo baza kugenda batyo, nibyo koko hari abapfuye bahagaze, abantu bose batarakira agakiza, abantu bose bataremera igitambo cya Kristo, burya bapfuye bahagaze. Iyo bakomeza rero muri iyo nzira babwiriza ko no kuba umupagani rw'imbi nta ari urupfu kimwe n'izindi mfu, nta kibazo cyarimo. Ikibazo cya Humenayo na Fileto cyari uko batangiye kurwanya umuzuko nyirizina. Humenayo na Fileto birengagije isezerano rya Yesu, nk'uko turibona muri Yohana igice cya 5 umurongo 28 ndetse kugeza ku murongo 29. Ahanditswe ngo ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo bari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Ana magambo intumwa Yohani yanditse
ariko ni amagambo ya Yesu ubwe wemeza ko hazabaho umuzuko. Ntabwo dushobora guhakana ibyo Yesu yavuze. Nyamara Humena na Fileto igihe cyarageze bakira inyigisho zitandukanye n'icyo Yesu Kristo yavuze. Abagabo bombi bari baramaze kwemera inyigisho z'ubuginosi, bavangaga inyigisho za Gikristo n'iz'ubuhakanyi. Ngira ngo nicyo kibazo gikomeye cyane itorero ry'Imana rifite muri iki gihe cyacu, aho usanga abakristo bavanga inyigisho, bakavanga ukuri n'ibinyoma. Ni nayo mayeri Satani akoresha. Satani azi yuko abantu benshi bazi ukuri, nyamara agerageza kuvanga n'utunyoma dukeya kugira ngo abantu bave mu nzira y'ukuri. Uko byamera kose, iyo uvanze ukuri n'ibinyoma, nta kuri kuba kukirimo, byose bibaye ibinyoma. Pawulo yageranije izo nyigisho n'igisebe cy'umufunzo. Abenshi muri twe ntabwo, uretse abakuru, nibo bazi igisebe. Ariko muri iki gihe cyacu ibisebe byaragabanutse bitewe n'uko icyiciro cy'ubuzima cyateye imbere. Hari abantu barwaraga ibisebe mu bihe bya kera, nta muti bashyiragaho, maze igisebe kikagenda kikarya ukuguru cyangwa se aho cyafashe hose. Igisebe kubera kutomborwa kikanuka, ukirwaye akaribwa akarara adasinziriye. Pawulo yagereranije izo nyigisho zari zitwawe na Humena na Fileto nk'igisebe cy'umufunzo. Ndetse iyo dusomye ku murongo wa 17, Pawulo avuga ko amagambo yabo aryana nk'igisebe cy'umufunzo. Yagereranije uburibwe bw'icyo gisebe n'amagambo bariya bagabo bavugaga. Si uko amagambo yabo yashariraga cyane, ahubwo Pawulo yari ababajwe n'uko atwara abantu benshi akabavana mu byizero, akabavana mu nzira y'ukuri. Icyari giteye Pawulo impungenge nuko bari basanzwe bafatanyije umurimo. Nshuti bavandimwe, bizera b'itorero rya Zindi, birababaje cyane kubona abantu twari kumwe mu itorero basigaye batwara izindi nyigisho, aho kugarura abizera mu murongo w'itorero, ahubwo bakayobya abizera. Kubona rero abagabo bari bayobozi batangira kwigisha inyigisho nk'iyo cyari ikibazo gikomeye kandi gikomereye itorero ryo mu gihe cya Pawulo. Burya rero Satani ajyana n'igihe, ku babizi no ku batabizi. Satani akunda kujyana n'igihe. Iyo abonye akarya kariko kose akabyaza umusaruro, nyamara ararwana intambara ya nyuma, arimo aratera imigeri kuko azi neza ko atazabasha gutsindira urugamba kuko yatsindiwe ku musaraba. Igihe Yesu Kristo yavuga ngo birarangiye, yaravuze ijambo rikomeye cyane. Yaravuze ko intambara yari hagati y'icyiza n'ikibi ibonewe intsinzi. Muri iki gihe rero cyacu ntabwo ikibazo dufite ari icy'umuzuko, kimwe n'icyo Pawulo na Timoteyo bari bafite. Bari bahanganye n'agatsiko kigisha ibijyanye n'umuzuko utariwo. Twe dufite ikibazo cya COVID-19. COVID-19 nshuti bavandimwe, COVID-19 ni ikibazo gihangayikishije iyi si. Abenshi mu bayobozi b'ibihugu bahangayikishijwe n'uko kiri guhitana abantu mu by'umubiri, ariko urebye mu buryo bwa mwuka, COVID irimo irahitana abantu mu buryo bwa mwuka. Irimo irahitana abantu, irabavana ku Mana, irabagusha. COVID-19 imaze kutuvugisha amangambure. Yewe abizera bacu bayivugaho ibintu bitandukanye. Satani yitwaje COVID-19 arashaka gusenya itorero. Iyi mpamvu bivuga nuko nzi neza ko nubwo mwavuga ngo itorero rya Zindiro nakomeje kureba, uretse ko za advice zimwe zishobora kuba ziriho abantu barenze 4, 5, 6, ariko kubona itorero rya Zindiro hari abantu 29, abantu 30, ni ikintu kibabaje cyane. Uretse ko ari imiryango irimo abantu benshi, ariko ntabwo abizera ba Zindiro bakingana nk'uko bari bangana. Hari benshi bagiye, hari benshi barambaraye, hari benshi bananezezwa nuko ku isabato urusengero rwabo rudakinguye bakaba biryamiye. Ndetse wanamubaza uti se kuki, ati uyu munsi ni umunsi w'ikiruhuko, ati kandi kuruhuka ni ukuryama. Inyigisho z'ubukristo zivanze n'ubuyobe zamaze kuba gikwira. Izo nyigisho zitwawe n'abahoze bari abayobozi b'itorero.
nta gitangaza rero kuba no muri iri torero harimo Humenayo ndetse hakaba harimo n'abafileto. Burya rero kuyobya abizera wari usanzwe uyobora, kuyobya abizera aho wari usanzwe uri umuyobozi biroroshye cyane. Hari inyigisho z'urudubi zicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, murabizi mwese. N'ubu turimo turakoresha Zoom, ariko hari abandi bakoresha za Webex, hari abandi bakoresha za conference call, hari abakoresha za Telegram, kuri YouTube, kuri Facebook, kuri WhatsApp. Benshi hari abari muri gahunda y'itorero nk'uko mwebwe Zingiro turi muri gahunda y'itorero, ariko hari abandi bagiye biha uruhimbi kugira ngo babashe kuyobya benshi bagenda bavuga ko COVID-19 ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Birababaje cyane ku badivantiste nyabo b'umwimerere. Tuzi neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo, twakigisha ibihe byinshi, ariko kugira ngo ubone umuntu wahoze ari umwizera yigisha ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo buri bwo, ariko noneho COVID yaza bati COVID ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Niba habayeho gufunga insengero ku bwa COVID-19, ntabwo bireba itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi gusa. Ngira ngo namwe mwese murabizi, igihe akarengane kazaba gashishana, ntabwo akarengane kazaba ku bantu bose bemera Kristo, ku bantu bose bavuga ko ari abakristo, ntabwo kazabareba. Ngira ngo mu gufunga itorero mwese murabizi, hari insengero nyinshi zafunzwe. Insengero nyinshi zarafunzwe, insengero z'abagatulika zarafunzwe, insengero z'abadepena zarafunzwe, Eglise Presbyterienne nayo insengero zarafunzwe, Eglise Anglicane insengero zayo zarafunzwe, Eglise Restoration Church za Zion Temple insengero zabo zarafunzwe, n'izindi ntabasha kurondora. Kuki twakwitiranya ibintu? Kuki twabyitiranya tukabivuga ko ibi bintu ari bya bindi? Nibyo koko ni bimwe mu byahanuwe, ariko ntabwo ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Kuki twakwitiranya ibintu n'igihe itorero rizaba rihigwa ari ryonyine, tukabyitiranya n'iki gihe cyacu? Kuki tutareba, amaso yacu atareba? Kuki amatwi yacu yumvise ariko ntiyumve? Ntabwo COVID ireba insengero zose, nta nubwo ari n'insengero zafunzwe. Ibibuga by'indege byarafunzwe, ibyambu bikomeye byarafunzwe, umva imipaka ikomeye yinjizaga ibintu mu bihugu yarafunzwe, amashuri yarafunzwe, ariko ugasanga wabona utagiye gusenga ku isabato uti COVID rwose ikimenyetso cy'inyamaswa cyaje. Birabaje cyane. COVID-19 ni indwara y'icyorezo, si ikimenyetso cy'inyamaswa. Nshuti bavandimwe, ntabwo COVID ari ikimenyetso, ni indwara y'icyorezo. Nubwo ijambo ry'Imana ryarihanuwe tubyemere nk'ubuhanuzi burimo busora, ariko ntabwo tugomba kuvuga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Ntabwo itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi aho bavuga ko ariyo ryonyine rizatotezwa, n'ibyo niryo ryonyine rizatotezwa mu gihe iki kimenyetso kizaba kigaragaye. Ariko ntabwo wabona amadini yose ahuriye ku kibazo kimwe ngo ugende uvuga ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Indwara z'ibyorezo zahozeho na kera. Habaye indwara z'ubushita, habayeho indwara zitandukanye. Mu mwaka w'1333 habayeho indwara yiswe urupfu rwirabura, yahitanye abantu basaga 25,000,000 mu gihe gitoya. Ibyo byose ni ibintu bitwereka ko isi yacu igeze ku musozo. Ni bitwereka ko tugeze ku ndunduro y'ibintu. Ni ibintu bitwereka ko isi yacu igeze mu marembera, ariko ntabwo dukwiriye kubyitiranya n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Icyo nemera cyo nuko Satani yabonye akaryo agaca intege abizera. Benshi basubiye inyuma nk'uko nababwiye, bamwe muri bo barahenebera,
nawe reba kumara umwaka wose abantu tudateranira hamwe, abandi bakurikiye abameze nka Humenera na Fileto, bakurikiranye izo nyigisho zitambuka kuri Webex, kuri Zoom, kuri WhatsApp. Bamwe bagiye biha uruhimbi bakavuga ibyo bashatse. Humenera na Fileto ni ikibazo muri itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Humenera na Fileto boretse imbaga, bakomeje umugambi wabo wo guheza mu rungabangabo abizera ugasanga batazi indyo n'imoso. Ni ikibazo gikomeye cyane, dufite ikibazo gikomeye muri iri torero. COVID-19, abigishwa b'ibinyoma babonye akaryo ko gucengeza inyigisho zabo, bitwaje iki cyorezo cya COVID-19 ngo nicyo kimenyetso cya nyuma. Hari uwavuze ko Yesu azagaruka muri COVID-19. Hari inyigisho zatambutse muri ibihe turimo, abantu bose bashya ubwoba bati neza ikimenyetso urangira cya nyuma kiraje, Yesu azaza muri COVID. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi tuzi neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyari, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Iyo tubisomye muri Matayo igice cya 24:14, Yesu yatanze urutonde rw'ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe, maze avuga ikimenyetso kimwe cya rurangiza atebutsa cyangwa se ahwiturira abantu kugira ngo nibabone iki kimenyetso kibaye bazamenye ko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Aya magambo ku murongo wa 14 avuga kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bw'uwamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Mu gihe uhereye ku murongo wa 4, wa 5, wa 6, wa 7, Yesu yaravugaga akavuga ikimenyetso avuga ati ariko imperuka izaba itaraza, ariko azaba ari intangiriro yo kuramukwa. Avuga byinshi cyane ageze kuri iki kimenyetso cyo ku murongo wa 14, aho avuga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo buzigishwa mu isi yose, ngo bityo ubuhamya bw'uwamiriza amahanga yose, imperuka izahera ko ize. None izo ngirwa abakristo ngo umurimo wararangiye. Ngiki kibazo gikomeye cyane. Izo nyigisho z'ibinyoma uko zivanga ukuri n'ibinyoma, bakabwira bizera ngo umurimo wararangiye, kubwiriza ubutumwa kwararangiye. Ese reka nkubaze, niba ugikora umurimo wawe kuki uw'Imana wavuga ko warangiye? Niba uri umuhinzi ukaba ujya guhinga, niba uri umworozi ukaba ukijya korora, niba uri umucuruzi ukaba ugifungura iduka ryawe ugakomeza imirimo yawe, kuki wavuga ngo umurimo w'Imana wararangiye? Mbega icenga rya Satani, mbega ikinyoma gikomeye cya Satani, aho abizera benshi bamaze guparika, nta kumubwira ngo naze mu rusengero, zikamabwira igitangaza gikomeye. Ntabwo ari ikibazo kiri mu itorero nako mu bizera gusa, yewe no mu bayobozi b'itorero barimo, yewe no mu bakuru b'intara barimo, nabo mu nzego zo hejuru hari abafite ibitekerezo nk'ibi ngibi byo kumva ko umurimo w'Imana warangiye. Kandi mu by'ukuri iyo turebye ku murongo wa 14 w'igice cya 24 cya Matayo, mu by'ukuri usanga iki kintu cy'ubutumwa bwiza kubwirizwa ku isi yose kitari cyarangiza aho kigomba kujya. None nshuti muvandimwe, kuki wabeshya abizera? Kuki wagenda ugashukashuka abizera ko umurimo warangiye? Ntawe utandukaniye rero na Humenayo, nta nawe utandukaniye na Fileto. Uvuga atyo nta gushidikanya ni umukozi wa Satani. Umuntu wese wigisha abandi akabereka ko umurimo warangiye ni umukozi wa Satani. Niba hari igihe cyo gukora umurimo w'Imana, nshuti bavandimwe, bizera b'itorero rya Zingiro, iki nicyo gihe. Niba hari igihe wabonaga udakwiriye gukora umurimo w'Imana, byuka ukora umurimo w'Imana, kuko Satani yarahagurutse ararwana intambara y'intunduro, arashaka kuyobya benshi akoresheje Humenera na Fileto. Mwime amatwi abigisha b'ibinyoma, bizera b'itorero rya Zingiro, bakristo beneda,
dukwiriye kwima amatwi abigisha inyigisho z'ibinyoma. Petero yarabihanuye. Iyo dusomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri rwa Petero igice cya kabiri, tugasoma duhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, turahasanga amagambo yanditswe na Petero ubwe. Petero uyu nguyu wari intumwa ya Yesu yaranditse ati, ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. Ntabwo Petero aciye iruhande. Uru rwandiko rwa Petero ni rumwe mu nzandiko zirindwi zitiriwe iz'isi yose. Buriya mu isezerano rishya dufite inzandiko 21. Dufite inzandiko 21. Muri izo nzandiko 21 harimo 14 z'intumwa Pawulo. Pawulo yanditse muri izo nzandiko zose uko ari 21, yanditse inzandiko 14. Izindi zirindwi rero zisigaye arizo zuzuza inzandiko 21 zitiriwe inzandiko z'isi yose. Ni ukuvuga ngo abazanditse bari bazi ko ubutumwa bukubiye muri zo ari ubutumwa bw'igihe cyose, ari ubutumwa bukwiriye kubwirwa abibihe uko bizagenda biha ibyinshi. Uko Petero yabivuze mu gihe cye, hari hatangiye kwaduka inyigisho z'ibinyoma, ariko yari azi neza ko no mu gihe cyacu, igihe itorero rya Zindiro rizaba ari ku murimo, ko abigisha b'ibinyoma bazaduka. Maze arandika aravuga ati, ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma. Umuntu akaza akoreka imbaga yitwaje ko covid nta ndwara irimo, nyamara irimo iratwara abantu, iratwara aboroheje n'abakomeye. Abantu barimo bararwara, mbere bigitangira itaraba nyinshi abantu baravuga bati, ariko kuki tutazi n'uwarwaye covid? Ariko ubu dufite ibihamya byinshi byerekana abantu bagiye barwara bakajya mu bitaro bakavamo, abandi bagahitwana nayo, bamaze kurenga abantu 270. Nyamara abantu bakavuga bati ntabwo ari indwara, ahubwo ni tekinike y'abantu bashyizeho kugira ngo basoze ubuhanuzi. Nshuti bavandimwe, abo bantu bigisha ibinyoma mukwiriye kubima amatwi. Abo bahanuzi b'ibinyoma tubima amatwi. Petero yarakomeje ku murongo wa 17, ku murongo wa 14. Reka duhere ku murongo wa 11, ngo ni abantu bahangara ntacyo batinya. Muzagenzure neza abantu bigumura ku buyobozi bari basanzwe ari abayobozi b'intavugirwamo. Ni ba bandi b'intavugirwamo, ba bandi bagirwa inama, bashaka kugenda muri gahunda, bashaka kuyoborwa uko bishakiye, badashaka gahunda. Ni abantu bahangara ntacyo batinya. Maze bageze ku murongo wa 14, bashukashuka ab'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi. Ageze ku murongo wa 17, maze Petero avuga ati, abo ni amasoko yakamye kandi n'ibihu bijyanwa n'inkubi y'umuyaga. Reka mabwire nk'abantu bamaze igihe kirekire muri iri torero. Iri torero ry'Abadiventisti iyo dusubiye mu mateka yaryo, ryagiye rihura n'ingorane nk'izo, ndetse no mu mizo yaryo. Igihe umuja w'Imana Ellen White yari akiriho, yahuye n'udutsiko dutandukanye twinshi cyane. Muri two bavuga hafi udutsiko 8 twarwanije itorero. Uretse ko umuja w'Imana Ellen White yajyaga mu iyerekwa, yarasengera Imana ikamuhishurira, ikamubwira ati, bariya abantu bahagurukanye ubutumwa, bahagurukanye buriya butumwa butandukanye n'ubwo twigisha, ntabwo bazamara igihe kirekire. Ndibuka agatsiko kamwe kari kayobowe n'uwari perezida wa Firidi na secretary executive we, bahagurukanye ubutumwa. Maze umuja w'Imana Ellen White aravuga ati, ntimugire imitima ngo nuko ari perezida wa Firidi wagurukanye ubutumwa na secretary we, ati kuko ntabwo bizamara igihe kirekire. Bidatinze secretary executive ngo yari umucamanza, ntabwo hatambutse igihe yongeye gusubira mu bucamanza. Ati umurimo no muri iki gihe cyacu, yewe n'ejo bundi
murazi nkubiri y'umuyaga waje muri ritoro ryacu, inyigisho z'urudubi ziraza zirizamo. N'ubu noneho COVID-19 nayo itumye haduka izindi nyigisho. Pawulo ati abo ni amasoko ya kamere, ni ibihu bitwarwa n'umuyaga, ni ibihu bijyanwa n'umuyaga. Mubareke ejo n'ejo bundi ibyabo bizaba byarangiye. Ntabwo aribyo tubifuriza, ahubwo turifuza ko bagaruka mu murongo, ndetse n'abo bariganije bakabigisha inyigisho z'ibinyoma bagatwarwa nazo. Turifuza ko bagaruka mu itorero ry'Imana tugafatanya umurimo. Byahishuwe igice cya kabiri tugana ku musozo, umurongo wa 24. Byahishuwe igice cya kabiri ku murongo wa 24, ndetse dusome tugeza ku murongo wa 25. Hari amagambo nifuje ko twasoma turi gusoza iyi nyigisho, ijuru ryifuje ko yanyura mu matwi yacu, ivuga ngo twirinde Humenayo na Fileto. Nshuti bavandimwe, muzirikana amagambo, dukwiriye kwirinda abameze nka Humenayo na Fileto. Dukwiriye kwirinda umuntu uwo ari we wese wazana inyigisho y'ibinyoma mu itorero. Dukwiriye kumwamaganira kure, uko Pawulo yandikiye Timoteyo ati muba wirinda cyane, uzirinde Humenayo na Fileto. Turabafite mu itorero rya Nyamirambo, turabafite mu itorero rya Remera, turabafite mu itorero rya Zingiro, turabafite mu itorero rya Kacyiru. Ba Humenayo bamaze gucengeramo, kandi umugambi wabo no gukura abantu ku nyigisho nzima. Bamaze kuba ka pastor bataye, ko abakuru amatorero neza bagendera mu mwijima, ko ari amatara yazimye. Reka mbabwire inshuti bavandimwe, abemera Kristo, abemera ukuri kw'ijambo ry'Imana baracyariho. Reka dusome ayo magambo mu gice cya kabiri ku murongo 24 na 25. Mbwira abizera b'itoro rya Zindiro atari ko mwebwe mwese abasigaye b'Ituatira, ushaka nubwo tutahindura Bibiliya, abasigaye mwese b'itoro rya Zindiro badakurikiza izo nyigisho, badakurikiza izo nyigisho z'ibinyoma, badakurikiza ibyo bihuha, badakurikira izo nyigisho z'abameze nka Humenayo na Fileto. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituatira badakurikiza izo nyigisho, kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, bashyira mu dukubo ari bo bwiru bwa Satani. Aya magambo nushaka uyacakaruka. Abenshi iyo basomye iri somo ntabwo bajya bita kuri aya magambo ari hagati y'udukubo. Yohani abyandika yarazi ko aba bantu bazazana izo nyigisho zimeze nk'ubuki kuri bamwe, maze bakerekana uruhande rumwe, bakerekana ko ari bo bari mukuri. Maze Yohana arandika ati ari bwo bwiru bwa Satani. Burya ni amacenga ya Satani, ni amayeri ya Satani. Ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza kiretse uyu. Niwe mutwaro bizera b'itoro rya Zindiro, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Aya ni amagambo ya Yesu. Mukomeze mushikame mu kwizera. Wibuke amagambo Pawulo yavuze aseze ati narinze byo kwizera bizatutabera sikamye mu birindiro, twantwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhangana n'ibitero bya Satani. Bizera rero bafashije intwaro hasi kugeza n'igihe bavuga bati umurimo w'Imana wararangiye. Bityo akabona umwanya wo kujya guhinga, akabona umwanya wo kujya gucuruza, akabona umwanya wo kujya gusura inzuri ze. Umurimo w'Imana wararangiye kandi we aracyawukora. Mukomeze ibyo mufite kugeza igihe Kristo azagarukira. Nshuti bavandimwe, soza ngiye kubabwira agatekerezo k'umuhigi. Umuhigi wari umukene, ngira ngo abenshi ntabwo baza abahigi. Abantu bagenda bakajya mu ishyamba bagatungwa n'utunyamaswa bagenda bica. Burya abenshi muri bo baba bakene. Aho kugira ngo afate isuka ajye guhinga, aho kugira ngo afate umugambi wo korora,
aho gufata umugambi wo kujya gucuruza kugira ngo ubucuruzi bubyaze amafaranga, akirirwa yirukanka mu ishyamba atazi inyamaswa ari bufate. Abenshi usanga bambara inshabari, abenshi ubabona ari abakene, abatindi njya kujya. Ngiye kubabwira agatekerezo kugira ngo dusoze icyigisho cyacu cyo kwirinda humena na fileto, kuri agatekerezo k'uyu muhigi. Uyu muhigi yaragiye ajya guhiga nk'uko byari bisanzwe, maze asura imitego ye myinshi, asanga nta kintu kirimo. Igihe yari amaze gucika intege agiye gutaha, agira amahirwe umutego wa nyuma asanga wafashwe nk'akanuma. Burya akanuma ni akanyoni kagira ubwoba, nubwo mubona hari abazorora aha ngaha, ariko ziriya zo mu ishyamba zifite imbaraga ziraguruka, ariko uyifashe ari nzima ikabona wayifashe ihita ipfa. Uyireba mu maso, ikakureba mu maso, ikabona ko byarangiye igahita ipfa. Nuko asanga yafashwe akaguru, asanga inuma ikiri nzima, nuko arayitegura. Akimara kuyifata itarapfa, nuko iramubwira iti umva rero wa mugabo, rwose ndakumenyereye muri iri shyamba, nsanzwe nzi neza ko uri umuhigi, kandi uko nakubonye mu myaka yahise nta kigeze gihinduka mu buzima bwawe. Wakomeje kugaragara nk'umukene, nk'umutindi ijya kujya. Inshabari zawe nizo mpora mbona buri munsi ugenda muri iri shyamba. None uramfashe ugiye kundya, ariko reka nkubwire ibintu bitatu gusa mbere y'uko unyica bizatuma uva mu bukene ukaba umutunzi, ukava mu bukene nyakujya, maze ukaba umutunzi, ugatunga ugatunganirwa. Maze uwo mugabo ahita agira amatsiko, ahita yifuza kugira ngo yumve ibyo bintu bitatu bigiye kumubwira. Nyuma umugabo ati noneho jya mbere. Icya mbere kizakuvana mu bukene ukaba umukire. Icya mbere ngiye kubwira igitegera amatwi, kandi nawe mwizera w'itoro rya Zindura untegera amatwi. Komeza icyo ufite. Maze uwo muhigi atangira gutekereza, ese iyi numa impaye impanuro, iyi numa irashaka kuvuga iki? Nari nzi ko igiye kunsaba uburenganzira ikigurukira, none insabye ko nakomeza icyo mfite, kandi icyo mfite mu ntoki nta kindi, ni akanuma. Nuko umugabo atoke kuva itansabye imbabazi ngo yigurukire, kandi kabimbwiye ngo ninkomeze icyo mfite ndagicakira ngikomeze. Nuko atimbwira n'icya kabiri noneho. Nuko inuma iramubwira ati umva rero, icya kabiri nacyo kirakomeye kimwe n'icya mbere. Nyabuneka mu buzima bwawe nugira icyo ugeraho ukabona ibyo umaze gusingira, bityo bikagucika. Waba uri umucuruzi ukabona iduka riragiye, waba uri umworozi ukabona inka zawe zose zirapfuye, waba uri ufite kampani itwara abagenzi, imodoka zose zikakora aksida, ntugakubite izo amapantaro yawe ngo ukubite ku matakoti ye, baba wengize ndapfuye, uzaryumeho. Ntugatabaza abahisi n'abagenzi, uzaryumeho. Uranyumvise? Umuhigi ati nibyo, nayo nacyumvise. Noneho rero ntegereje icya gatatu. Maze ka kanyoni karamubwira ati umva rero, icya gatatu cyo kiraremereye cyane, nicyo gihatse bya bindi bibiri byose byabanje. Harya muribuka icya mbere, komeza icyo ufite. Icya kabiri, nubona hari uhuye n'ibyago, ibyo wari umaze kugeraho bikagucika, ntukatakira abahisi n'abagenzi, ntukararame ngo utabaze ijuru, kuko ugomba kubyumaho ugaceceka. None icya gatatu ni ikihe? Maze akanyoni karamubwira ati umva rero, kiraremereye cyane, kukivuga ntabwo byoroshye, kuko niwo musingi, nirwo rufunguzo rwa byose. None nshuti ati birandemereye cyane. Umuhigi ati wambabariye ukakivuga nacyo, ukakivuga. Nuko inuma iramubwira ati umva rero, ntabwo nshobora kukivuga nkiri mu ntoki zawe, undekure mpagarare hariya kuri karagashami, ari mu ishyamba, mpagarare kuri karagashami, maze nkubwire icya gatatu. Kuko uyu mugabo ataragikeneye kurya,
ahubwo yari akeneye kumenya icyamuvana mu bukene kikamugeza mu bukire. Yarekuye ka kanyoni karaguruka. Kamaze kuguruka ntabwo kagiye kure, kahagaze kuri rya shami kavuze. Nuko arakareba, nako karamureba, arakitegereza, nako karamwitegereza. Maze akanuma gatangira kugira agahinda, gatangira gushaka kurira. Uwo mugabo akarebye abona ko koko gafite ubutumwa bukomeye cyane. Nuko arakabwira ati none se kutambwira icya gatatu? Nuko ka kanuma karamubwira ati mva rero, genda upfe uko wagapfuye, genda upfe upfire mu bukene bwawe, kuko inama zose naguhaye nta nimwe wemeye, nta nimwe washyize mu bikorwa. Harya ubwa mbere nakubwiye ngo iki? Wambwiye ngo nkomeze icyo mfite. None se uracyagifite? Ntiwatsinzwe. Icyo wari ufite wakirekuye. None urimo urashaka iki? K'ibyo wari umaze kugeraho wabirekuye. None icya kabiri harya nakubwiye ngo iki? Ngo ibyo umaze kugeraho nibiramuka bigucitse, yaba ubucuruzi bukagucika, yaba ari ubworozi bukagucika, yaba ari ubuhinzi ukarubya, ntugatakira abahisi n'abagenzi, uraramurebe hejuru. Urimo urakora iki? Kurimo uraramye uri kureba hejuru. Genda rero upfe uko wagapfuye, kuko inama zose n'impanuro naguhaye nta nimwe wagenda ute wakurikije. Yandi magambo, komeza icyo ufite. Nshuti bizera bitoro rya Zingiro, muzigame ibyo mwakiri. Pawulo yandikira Abafilipi, ibyo twigishije, ibyo mwanyumvanye. Mu by'ukuri itoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi nta kibazo cy'inyigisho kirimo, ahubwo ikibazo kirimo n'abantu. Twigishijwe byinshi, twahawe inama nyinshi, kandi izo nama zishobora kutugeza ku bugingo buhoraho. Nyamara benshi barazivamo nkana, barazivamo ku bushake, bakagenda bagatwara izindi nyigisho. Reka mbasabe nshuti bavandimwe bakristo nkunda, dukomeze icyo dufite. Inyigisho nzima, dufite amahame 28, amahame shingiro ya Bibiliya. Nituramuka tuyagendemo nta gushidikanya tuzagera ku bugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho n'ubwacu. Ariko n'umutangira kure kuri ibyo wari usanzwe ufite, ukagenda ukajya mu byawe, vuba bidatinze Kristo agiye kugaruka azasanga waravuye mu byizerwa, uzahembwa, uzahabwa ingororano ikwiriye n'ibyo wakoze. Reka nk'uko tumwiteguye, ari hafi kugaruka, kuko ibimenyetso n'ibitangaza byahanuwe byinshi byamaze kugaragara. Hasigaye bike muri byo ni ukumona atungutse ku bicu. Ndasabira iri toro rya Zingiro, abagabo baririmo, abagore baririmo, abahungu bacu n'abakobwa bacu, kugira imyiteguro bicitwa uyu munsi Kristo ugiye kugaruka azasange twiteguye, kandi twariteguje benshi. Tuzamusanga tumufite ibyiringiro. Iryo sengesho ryanjye kuri amanywa y'ihangu basabira, nanjye ubwanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Nimucana amatabaza, umwijima ubaye icyago, hazaba umwijima ukaze, amatara agaruka. Muboneza amatabaza, kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza, abana ibihumbi byinshi bahinyura ubu butumwa, natwe tubushikamyemo dutegereze Umukiza. Muboneza amatabaza, kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza, ijambo rye nitabaza, ntituzigera tuyoba. Nubwo amakuba ari hose, ntabwo Imana izaduhana. Muboneza amatabaza, kandi
kugwaho tuzabiherwa imigisha nikomeza kwizera. Muboneza amatabaza kandi nimwubahe Imana, kuza k'Umwami kuri hafi. Muboneza amatabaza. Dusenye Imana Data wa twese dukunda cyane, kiranukira kudukiza, utuye mu bwami bwera bwo mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Abana bawe turagushimiye cyane muri umwanya, tugushimiye kumvise amasengesho yacu. Ubwo twatangiraga iyi gahunda twakwishize mu bwishingizi, tukuragiza iyi gahunda yose, ndetse tugusezeraho ko nituyisoza amahoro turi gutura igitambo cyishimwe. Mwami Imana, tugukuriye ubwatsi, izina ryawe rikuru rikomeze guhabwa icyubahiro. Tugeze ku musozo w'iyi gahunda, abana bawe twanyuzwe n'ijambo ryawe, kandi twanyuzwe n'inama twahawe uhereye mu gitondo, ari mu cyigisho cy'abakristo, ari mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Utugiriye neza muri uyu mwanya, utumanyagura umutsima w'ubugingo. Ijambo ryawe ni ingoti ityaye ifite ubugi impande zombi, ntabwo risohoka ngo rigende gusa. Mwami Imana, dutsinzwe naryo. Muri bihe bya COVID-19 twagiye duhura n'inkubi y'umuyaga, inyigisho zitandukanye, inyigisho zivanze ukuri n'ibinyoma. Mwami Imana, uduhe gushikama mu kwizera, uduhe kugendera munsi y'igitinyiro cyawe, uduhe kugendera munsi y'amateka n'amategeko yawe. Ubwo ugiye guhishurwa bidatinze, bityo ukazugamagara amazina y'abera, amazina yacu Nyagasani, twese hatabuze na rimwe azasanguriza mu gitabo cy'ubugingo. Dusabiye umugisha utagabanije abizera bose b'itoro rya Zindiro. Mwami Imana, ubahe umugisha wawe, ubahe kuguma neza muri byose, ubahe amahoro y'umubiri n'ay'umutima, kandi kigeretse kuri ibyo ubahe kwitegura Yesu Kristo ugiye kugaruka. Impanda y'Imana nivuga ni kuko Nyagasani asigaye igihe gito, uzasange abizera bose b'iri toro rya Zindiro hatabuze n'umwe biteguye, uzabahembe ikamba ry'ubugingo. Tugiye rero gutandukana. Mwami Imana, ubane na buri wese, uturindire ibyacu n'abacu, kugeza ubwo tuzongera kubona n'abagenzi bacu amaso ku maso. Icyo gihe tuzagutura igitambo cyishimwe. Amahoro yakomeze kubana natwe muri umugoroba. Tugusabye bike ibyo ubona bidukwiriye, ndetse ibyasha guhisha icyubahiro nk'Imana yacu, natwe ubwacu bikatugira umumaro nk'abana bawe. Ubidusangize n'abera bose mu izina rya Yesu, amen. Dufite ibyiringiro by'ukuri ko Yesu azagaruka. Twizezwa n'uko yabivuze. Amaboko yo mw'isi azarangurura ati haleluya, Yesu Kristo n'Umwami w'abami. Twiringiye Umwami wacu
Kristo agaruke, abantu baririmbe, haleluya, araje. Dufite ibyiringiro mu Mana, twibumbiye muri Kristo.